Ukwezi kwa cumi ariko kwakira. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ni abantu bagira amahirwe cyane, bakagira igitsure no kwanga ibintu batumva neza, ndetse uko byagenda kose umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi niyo byatinda bikaba birangira akunze gutera imbere cyangwa se akagera ku nzozi ze. Ni abantu bakunda kugorwa n'ubuzima ariko kandi bakagira kwihangana bigatuma bavamo ibyamamare cyane. Ni abantu badapfa guhemuka, bazi guhitamo neza no kureba aho inyungu zabo ziri, bakaba atari abantu babogama, buri gihe usanga ari abantu bashaka ukuri, bakaba kandi ari abantu banazi gufata umwanzuro nubwo waba mubi cyane cyangwa se n'abantu utabanyura neza, ariko kandi umwanzuro barawufata usanga ari ibintu byoroheje cyane. Iyo ari abakobwa usanga bakunda gukurura abagabo, ariko kandi ntabwo bakunda bavuga intege zabo. Mu busanzwe abangaba usanga ari abantu badafuha cyane cyangwa se nanone ngo babashe kugira ishyari, ariko nanone ibyo ngibyo iyo byabaye bikaba biba ku rwego rwo hejuru rushobora kuba rwanateza ibindi bibazo. Ibintu bitari byiza wavuga biranga abantu bavutse mu kwezi kwa cumi, nibo bantu ba mbere umuntu yakwibeshyaho kuko bazi kwiyerekana nk'abitonda, nyamara imbere ubwabo nabo babizi yuko bagira amahane akomeye. Ni abantu bitondera cyane umwanzuro bagiye gufata, ariko iyo atari gutyo bameze, abantu bavutse mu kwezi kwa cumi bashobora guhubuka. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bibiri abantu bashobora kubamenyaho. Abangaba kubabwira ikintu badashaka gukora biba bisa nkaho uri kwivugisha, kuko niyo wakora iki uno muntu wavutse mu kwezi kwa cumi ntabwo ushobora kumuhindurira umwanzuro. Abantu bavutse muri uku kwezi nanone bazi kwicuza cyane iyo bakoze nabi, ariko bakabikorera imbere yabo muri bo, ntabwo bakunda guca bugufi cyangwa se ngo biyerekane nk'abantu bakosheje. Ibi ngibi rero bikaba bikunze gutuma kenshi bafatwa nk'abafungamutwe, nyamara nabo bakaba bababara cyane kandi bakumva, yewe rimwe na rimwe bakanagerageza kwikosora. Icyo banga gusa ni ukuba babikorera imbere yawe. Mu buzima bw'urukundo, umuntu ukunda cyane kandi wimariramo uwo akunda byo hejuru, uri umuntu byoroshye kuba wagira gufuha ko hejuru. Ugomba gukomeza kugenzura ibyo ukora byose mu rukundo kandi ukiga guturisha umutima wawe, kuko bitabaye ibyo ushobora kuzahora ubabaye. Uri umuntu ushobora kubabazwa byoroshye kandi ugahora ucyurira ukugirira nabi cyangwa se uguhemukiye mu rukundo, nubwo yaba yaragusabye imbabazi ntabwo rwose bijya bipfa kurangira. Nyamara nanone iyo uhuye n'umuntu mwiza wifuza mu rukundo, uwo mukunda utagereranywa, kuko uba uzi neza gukunda no kwita ku bawe. Uri umuntu usabwa kwirukanka cyane ku rukundo rwawe, kuko kenshi usanga bigoranye yuko uzabona uwa nyawe. Inama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa cumi, iya mbere yitamo guca bugufi. Nawe uri umuntu wakosa ikosa ry'abandi ntirigatume yumva